Uta. Ya najya mpita nageze ku muhanda hana abapolisi bari tanga umupolisi ari kuvugira ku cyombo ari hagati nyine mu muhanda w'abanyamaguru ahita nunga urutoki ruvuga ngo sinambuke noneho umupolisi yari arimo aho ngaho arandeba umupolisi ahita arambwira ngo uva ngo wowe ngwino wambuke ngo ariko wambuke wihuta ya najya mpita nambuka nyine nihuta ubu uri rukaza ndambwa hano kwambuka ntago ari ukwiruka abantu benshi barambwira ngo wagendaga nk'agaca mbuka Jesus no kwambuka se ko yanaga ariko nambuka ahubwo nyine Imana iba yanazemo akantu Hello guys, Nanono once again, it's your boy Shagashi Levi. This is the Kigali Trend. The news this day ndetse n'amukiriko amakuru menshi rero gasengwa ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu bana bahabere kugira ngo bashakire amakuru menshi abayiro bazengwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse ndareba urimo ureba iyi video yavuga ati Wamukobwa wagaragaye mu mashusho ari kwambuka umuhanda muri Tour du Rwanda yasobanuye uko yafashe umwanzuro wo kwambuka yiruka. This is your boy Kigali Trend. Umukobwa wabaye icyamamare ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amashusho yagiye hanze ari kwambuka umuhanda muri Tour du Rwanda yasobanuye uko yafashe umwanzuro wo kwambuka yiruka. Uyu mukobwa witwa Ange mu kiganiro yagiranye na Gerard Mbabazi yavuze ko yahisemo kwambuka yiruka kubera umupolisi wo mu muhanda yari yabanje kumubaza kuko abanyonzi bari bagiye kuhagira. Reba video hasi then like, comment and subscribe kugira ngo tubane ibiganiro byinshi bijya buri munsi. Thank you for watching. See your boy Shaka Ashile now TV akabari Kigali Trend. Thank you for watching. Nageze ku muhanda hana abapolisi bari tanga umupolisi ari kuvugira ku cyombo ari hagati nyine mu muhanda w'abanyamaguru ahita nunga urutoki ruvuga ngo sinambuke noneho umupolisi yari arimo aho ngaho arandeba umupolisi ahita arambwira ngo uva ngo wowe ngwino wambuke ngo ariko wambuke wihuta ya najya mpita nambuka nyine nihuta ubu uri rukaza ndambwa hano kwambuka ntago ari ukwiruka